none yaze uri mugufi mara ariko ntabwo ndi mugufi cyane utagira ngo ndi mpima metero 1.60 nariyongereye kera nari na 58 hagiyeho kabiri urumva ko ubwo nerika uri gushyizaho birashoboka kuko twakoze ubukwe ndi mugufi yaguye ipasi se kandi kuko ndabona ariko nshobora ari njye watetse ubugari bwinshi kubera ahubwo burahagije arahagije narenza aya ngayo buratoha okay kugera cyane ko naguma n'ubugari butose bworoshye njyewe abana banjye bajya babwira ko mamira ndabizisha cyo ntazi n'ugusonga ariko kumamira ndabizi no kudahanura ntabyo kudahanura n'ubwa mbere n'ibyo uko kora urya koko kiriya ntabwo nyine ari kondo kizi ntabwo muteye mwako kora sharega ntabwo wacu ari mu cyaro dore ko nkwite nzakwigisha koga ese kubona nyene kibabaje ni kimwe gusa uzi no kurohora abarohamye umbonye arohamye ataragera ibyo byazarohamye barabibonye uzi ko mute uri kumva uyu munsi twebwe turatodagira we ntabwo batuzi namwe ntimutuzi tubahaye ikaze twebwe twese dukurikiranye abantu 25 bonyine se wongereho n'abandi tubahaye ikaze uri kumva umuryango amacana yose agiye mu makari nugeze ngo aduteye ishote ariko biranendera umeze mute you know wahigere you know the vibe yahigere uyu munsi hahise umva cyangwa se cyangwa n'umunsi najyaga mbamubura abasazi noneho hano aha ndita twebwe niba babeshye kandi ntawe itondo uri hano nawe mwibuke kugira ngo badamenye ndakamara imara cyure bandinda ndasa ibyo bintu byibuka muri primaire niko byarabaga mu gitabo niba ndimbwa n'ibikabutura bya papa niba ndimbwa ndamaze ibikabutura bya papa nakuri kwima nitwa Mpinga Nzima uranzi wowe n'abantu batazi ko batandukanye babimenye nta muntu utabizi yego ubu barabimenye mfite insinga mu menyo ari kumva baranagushutse bagogora akarawe kamwe kawaii bantera indashaka kumbi wahitewe wamwe baragushutse baguha akarahure kamwe karagusindishijwe nuko inditi birangira bibaye bamaze umva naho ngaho turi buze kumushuka tumuha akarahure kamwe turebe ko hajyamo babiri byaranze ndi gufatanya n'Imana korera ubu uzagushiriramo kawida gamba reka muke none natatsa gamba bwayayuka noneho kaso n'ubundi ntibibereyeho byasambu aho rimwe uzatwayingwe ntaniyo je bisegira nuko nyine ntabwo byemewe ariko witwaze ngo yabaga baranayima no muri bisi baricaraga umuntu akaci kabira nabo barakanyweye kubera oyada umuntu yicaranye n'umuntu uri kumwita ubwo nawe bayigupimye bagusanga kibaho gusoka kana hari umusitari ngo basanzemo mani bari 2,000 rwose yarakoze Wizigari? Nawe yarasakaye. Uzi nyakwigendera ngo bamusanzemo tone. Hatani ni kenshi cyane. Wari seriye abandi iri normale cyangwa se uba warengera. We yabakubye nka 3. Rwari rwaramwishe no ubwo nyine rwari rwinye. Oya ubwo bashobora kuba baramugize baramupimye amaze kunywa hakamugomba gusara. Mugomba gusara ko ni mugo. None urangije hose narizi. Nukuri ubashwanyu. Bashobora kuba baramupimye amaze nko kugatumura ariko ntago bibyumvikana ukuntu umuntu afite. Ako shaka kuba haragiyemo na doze z'imiti yafataga ko numvaga bavuga ko yaranarwaye. Kuko ntabwo izo zaba ari doze z'imiti. Yarwaye iki?
sinzi indwara yararwaye bamujyanye kwa muganga atarwaye. ngo hari ibintu yari bwafite agataki yanyweye muri prison. imana imuheruko ridashira nuko. Okay, dukomerezeho nyine murabasha abashyitsi b'uyu munsi nasubira ibashye. Ngiye bitwa Mpinga Nzima Ruyetwa Ngwino Ndebe twahuriye i Kigali twese tuvuye Gatagara turamenyana turabatuburira ngo turima uyu munsi ndateranyitse kamenyo duharasira. ntabwo ndikongeye kuvuga uyu munsi none tugiye guteka uyu munsi tugiye guteka kandi ibintu tugiye guteka Karine ntabwo ari byo yari yateganyije muri kumva ibyo yateganyije guteka nabyanze umubyeyi asaba ibyo ashaka. ndi umugore utwite ndashaka ubunyobwa ndashaka n'ubugari ubwo ugiye kubintekera urateka ubugari ariko ubugari hano ubundi hano ubugari nawe John byaramunaniye ndamufasha ubugari rero uteke nanjye gutekera isosi y'ubunyobwa n'intoryi n'indagara mbese ntabwo nyine bansubije Gatagara n'Sendere ariko rero hari abantu bikunda ibyo bintu sibyo ariko biranaryoha si n'ikindi ntabwo ari uko mbishaka gusa ariko biragira bitera n'imbaraga ahantu hari mu bunyobwa. ikindi cya kabiri hari ukuntu uba wihuta mu rugo byoroshye guhisha vuba. oya guhisha nanone ntabwo wabura urunyanya. oya guhisha byoroshye guteka bigashya. ni ahantu nzagira display sorry. Okay byoroshye gusha vuba ariko ko agiye kugwakana kandi kantu hari ukuntu uba mu rugo uba ushonje ndabanza nako ndabikubwira turi guteka ko ndisonze hari ukuntu ubu ndi wowe rero navuga ushonje kamere yagira kuko hari umuntu ushonje aradutamira tutareba neza uri kumva iyo ushonje ugashaka nk'iki bitari amakaroni yo muri geto twari amakaroni wa muntu mwarabanaga mbese ahubwo wa mugani ayo makuru muyambi mwarabanaga mwembi muri geto mwaranigarana mestori yose kuva primaire secondaire na university mwatanye ndashobora ko university yacu barayimeje agro ngende ishu yaba ndeshu barayimeje ntiru university yacu iyo ngo yafite university yitwa harya umwana witwa Precious na masters yitwa Rwema agiye kwiga masters n'ubundi ngo diplome y'umukobwa ni umugabo rero yabaye ikintu cyitwa bonus nk'uko twana tubiri ubwo no bawe na PhD dore masters n'iki kintu ushaka bebe warasenze buri urashaka wasenze buri cyo wakinwe nyine mwagiye mwigana urumva hari ukuntu abana iyo ari impanga batangiza ahantu hamwe mukiga ahantu hamwe mukararana ubundi munambwira ukuntu umuntu yabaterese atagitiranyaga kuko ntabwo wambwira ngo twitiranya gusa hariho twatuburiye ahubwo atereta umwe tutazi ariko sha wajya ugira ibanga ry'iki ibanga umuntu waduterese ni ibanga Rosette ajya muri anniversaire kera tuyiga muri secondaire ajya muri yari maternelle yari secondaire noneho amaze kujya muri secondaire nako muri anniversaire ntabwo nari nagiye ubundi tubwire mbabarira urumva njye sinari nagiyeyo noneho yicarira natwe tubwire inkuru umutipe aramubenguka ariko buriya kukubenguka nta n'ibyo byari bimaze buriya wari kumufasha iki cyangwa akagufasha iki aramukunda ntabaze kumukunda ko bari inkuru anagukora akora nyine bambaye inkuru ndi muri ubanzamo wowe banje n'indagara nje kuko nkunda izi karoti nzikunda zidahiye neza nibyo byiza ariko nanjye ntabwo narembeye zishyiramo ubundi hashira nk'iminota 2 nkatatu kandi wasanga ari kubikunda nkaba mbicuritse oya njye nkunda ibintu biribwa njye nkunda ibingibi bibisi nyine bidahiye cyane mama wanjye yize ibintu bijyanye n'imirire ubwo rero ibintu bihiye cyane atakubwira ngo byapfuye nanjye nkunda bidahiye urumva rero ko turi kwita ku mubimba noneho bari bitumenya ikintu ugomba kwiga ndakwiyanye rimwe kabiri ndakwiyanye gatatu kane gatanu noneho agaha buransanze habaye nizo kuyari nambwira umva
nta birahure njya ngira bihamyera. ibirahure umuntu ugira abana ntabwo yakunda ibirahure impossible barabimenya. Oya nanjye ubwanjye ndabyimenera ntawe ntunze urutoki. uzabura bimwe by'iparasitike rero byari ibirahure bimeze nk'ikirahure ariko ugira atari ikirahure cy'indongo. Ibyo nzabigura uri kumva. Noneho rero umwana w'umuhungu yikundira Josette. Josette aramwihorera amusaba nimero arazimuhaye arambwira ngo duhure. Undi aravuga ati si uyu muntu turahura tumarane twambara ibisa. Ati ngwino tumuhe isomo. Twagiye kumuha isomo ariko kugira ngo muhe isomo ratone namubwiye ko ndabona aratubwira bishaka ko dukundana nyine main purpose. Naragukunda ndetse njyewe ndi muri segonderi principe yanjye nuko ntagomba gukundana muri segonderi. Arangije arambwira nta kibazo sinzagushuka. ndambwira ibyo bintu abantu babimbwiye ni benshi kandi n'abakobwa babibwiye ni benshi. ariko umuntu rero adakunda kumva agakunda kubona. Yaragiye kubona rero ndamubwira rero njyewe ntabwo bikunda ari insistinga buri munsi tubona buri amahoro. ndangije ndamubwira tujya kwereka umuntu isomo twambara ibintu bisa tujya kuri rebisi turahicara. Urabona abantu bo muri segonderi kenshi iyo bafite appointment n'umuntu bicara bahurira mu muhanda bakagenda bazerera. muri segonderi niyo gahunda cyangwa mukajyana nk'ahantu nko muri expo mugashorerana mukagenda mufite icyatanu kuri dayari mukanywa amata. ariko iyo muri abakire cyane mufite bitanu murya ice cream. ubwo rero ntabwo twe tuzihera twaryaga no muri gift amafiriti y'icyatanu. yego twajyagayo kandi wagiye kuri date ya Dana ariko biriya ni ibiki. hanyuma inkuru yaje kugenda yaraje aparika moto nyine kuri arebisi. ubwo wenda niba mwari mugiye kunyanayimba ngo mwirwa nganyumvira ngo nyanayimbe. noneho aramuhamagara ati nahageze. urabona kuri arebisi hari ikintu muvamo nyine aparika nka hano. Josette ava aha aramugeza nyine arasohoka nko muri ka kanuzi umuntu aba yicayemo kugira ngo amubone. avaho avanyemo kasike aramubona nyine avaho. ahindukiye abona nanjye nateye intambwe nabi. ese yongera arashiririza karenge bareba ibintu uri kumbonera. hanyuma yarongeye aragira ayese yongera yurira vuba iyo moto aravuga ati sinzi niba ari abadayimoni sinzi niba ari abantu babiri mbonye sinzi ikintu mbonye ibyo ari byo. ndagara neza ko zihumura ni Zanzibar. zihumura sibyo byataye. wese wavuga ngo icyo utari dushaka. ariko namenye ko nawe uri umuveji rero ahubwo njyewe ariko izo mboga zose uri guteka iwanjye ntabwo zijya zibura mu rugo. rero nta protokole zo guteka ngira ndita ndivanga. nta kibazo papa biribwa bipfa kuba tubiza bigakunda nimugire ikibazo. hanyuma ati mbonye ati sinzi ibintu mbonye. noneho hari ukuntu muri segonderi baba bafite nka sitori bababwiye za gakweto ngo kandi zibaho ngo umukobwa mugahura ngo ugasanga ngo afite ngo akaguru k'ibinono nyine gakweto ubwo niba yarabonye turi ba gakweto cyangwa abakobwa b'ibinono muri Kigali ntabwo mbizi. aba yarirutse motari kwa kundi watsima nta nubwo yongeye byiteka nta nubwo mwibuka isura nawe ntiyakwibuka. wasanga njyande cyangwa wasanga kumenya kubera akakumenya ngo ati bano bamwe kwa twara nari ufite nk'uruhara iyo murashimwa n'abantu bafite n'umutwe ujya. ariko twebwe iyo wamuntu uri inyuma nayo nari mfite okay ubwo ntabwo wari ufite umuntu uri inyuma ko ufite akanyongeza ubwo kahe hano inyuma kano kakabobo. hari umuntu ufite umutwe ukaba afite n'akakantu wakubitaho inkonji bikaba biryoshye. nahise nta muntu wigeze ubakundira rimwe urana nko kwiga nk'ahantu hamwe akabakunda mwese. ntabwo twari twize muri single in first place twize muri single. ariko nk'umuntu wadukundaga tumenyeranye turi inshuti
yabaga azi wakunze kuko nyine Nyine ntabwo tugira imico imwe. Aritonda cyane. Manu wibwira ko ahagaze aritonda atabwe ese kuba nanjye buhamya yigora ni ukuri reka mubwire ntabwo ngwino ameze nk'ucecetse ibyo yakoze Imana ishimwe kuvuze ko ameze nk'ucecetse. bari guhamagara ariko wowe urumva waba ukangutse waba usinziriye nawe byibaza nuvuga ngo waba ukangutse waba usinziriye uri nyine uri bwira harimo agakubaganye karimo kandi remo soya ngo n'agasoya sosi ariko hari abantu bateka nyine isosi y'indagara bakayiteka ari zigize ibintu biri aho ngaho ariko uku nguku gutya bakayiteka bisanzwe nyine nta birungo nta kintu bishyiramo nyine nk'igatagara twajyaga duteka ubwo sosi nk'ubwo ngubwo aba ari nk'igatagara twashyiramo iki amaminini ariko none se ubundi soya sosi zizi ariko da njye nkiri umwana twarazitekaga mama yari umutetsi ukomeye yari afite amaresitora agize Imana so aya mazi nkoreshaho oya Butare asibiti Abanyabutare ikintu cya mbere bazwiho ni ukuyoba iyo bageze i Kigali barayoba cyane ntabwo nayobye ngewe nta nshuti yawe uzi i Butare iyoba cyane injiji n'ukuntu ari abanyamujyi Butare ngo babita ngo maze ngo bavukana atatu yisumbuye cyangwa ay'ubukene icya mbere barayoba ikindi cya kabiri ni abanebwe buriya umbwira oya reka nanjye cyane uyu Butare baranye ubu ngende umunebwe oya we turakugaruka hari abantu baba baratorotse ibyo bintu nk'uko navuye mu ntara nkaba ntakunda ifiriti abantu bavuye mu ntara barya ifiriti bayirya nk'abayibuze nyine ni ukuri Butare buriya najyaga numva iri nk'ahantu reka nguhe bafite ukuntu bafite ubusizi reka nguhe bamenya gutsapa ni abatsapera ariko ku bindi byose bakaba abantu bose bavuye i Butare baba bazi indimi bavuga igifaransa n'icyongereza neza baba bazi neza ariko ngewe nkuremo nawe baragivuze igifaransa je m'appelle Karine ariko ni ibyo gusa ibyo gusa ntibindi ibindi mumbazi uri kumva ikindi Abanyabutare bazwi ngaho reka nguhe urugero ukuntu uzi Butare wari wabona hahindutse kuri level uvuga ati wow hatari stade ari wumve ngo n'umugabo wanjye ambwira ngo se tuzajye kureba nk'ahantu umuntu yakora ikibanza Butare ndavuga ati niyo wanyica nk'aho naba ngaho reka nguhe urugero i Musanze uko uhagiye niko uhasanga Musanze none se ubwo ngubwo abakozi ni abahe Musanze of course kandi ntabwo wakwitwaza ngo Musanze ngo bafite ngo ibirunga ngo bafite iki ahantu hose wahagira heza bitewe none se bo ntabwo bafite mize bafite n'ahantu bafite cyameze uko yego bafite universite nta kintu badafite ahubwo kera niho hari heza kuruta ubu ngubu none ubu foko uko tuyizi ni Queen ese mwizi Butare muri universite ako universite sinzi impamvu nishyizemo ko araca batugiye ikibeho gusenga abana b'Imana oya twaranahize imyaka 6 mwarahize ikibeho mwiza amagana nize Karama nanjye Karama twararengaga ikibeho nize ahantu bita mu Mena ngiye gushyiramo tuno tuntu ubwo turajya twigishirizamo no guteka uretse ko ntakigisha guteka kuko naje gusanga twese tuzi guteka abantu bose baba babizi ahubwo uburyo bwo kubikora nibwo butandukanye noneho ikindi kibazo nari mbafiteho ni iki Mana yanjye we mwumva mubyaye impanga sibyo wabyakira wabyishimira nk'uko nyine mu izina rya Yesu utarabirangiza ntazo nshaka ndumiwe wowe ukunda impanga oya ntabwo ari ikintu najya mu nsengero ngo Mana wampaye impanga ariko wazibyaye nta rubazo ariko rero nanjye nkunda impanga gusa nyine nkagira challenge nese ko mwabaye mu Bushinwa mukunda urusenda mu Buhinde mu Buhinde barya urusenda rwinshi ariko twe ntabwo turukunda byaranze ariko ibirungo nkunda ibirungo nubwo ntafite byinshi nakubonye nawe ibirungo umeze nkanjye nakunda ibirungo
nanjye umeze nkanjye white pepper ndi kubibasomera paprika coriander na magi na n'iki ngiki ariko ubundi ngira amafu menshi nuko muri ino minsi ntarutse kuva mu rugo shopping ibyo twarabimenye shangewe bana ariko ndi hafi gukubitwa noneho nkahavira rimwe yego okay njye se nta kibazo mufiteho kugira ngo mbone ku buryo mbabazamo nyine tuganira iyo mu ndebye mubona nta kintu mufite mwambaza okay nakubwiye ko nari nzi ko uri muremure none nsanze uri mugufi cyane mugufi mara ariko ntabwo ndi mugufi cyane utagira ngo ndi mpima metero 1.60 nariyongereye kera nari na 58 hagiyeho kabiri urumva ko ubwo nerike wabigushyizeho birashoboka kuko twakoze ubukwe ndi mugufi yaguteye ipasi se yarandambuye umukiza ariko acarandambura mba muremure ho gace byagukubise utuvitamine ugenda uzamukamo nabyo byabura se I know ntabwo byabura wese rero nzi ko wenda tuganire utwo tuntu ntabwo tujye tuvuga mu kiganiro cya mingana utuvitamine se yagutera twabura ejo bundi numvisha ari muri za myobi nsubirira biryo jambo hari ijambo yavuze mbanza kuganira njye muri dictionnaire gushaka nyuma nsubije ubwenge inyuma nsanga ni ikinyarwanda yavuga kuko si umugore rero ubwo ko mvuga menshi nanjye ndi umunyamenshi ni ijambo yavuze ari gukorana ikiganiro na ketchup mu modoka ngo ibintu ngo byamyeyo wamyeyo nabanje kugira ngo irira jambo rivuga iki ni ikinyarwanda wamyeyo bigwa nyine ntabwo ukavuze barudabi ntabwo wabyumva urudabi nguru umyeyo rero niyo twavuga nibaza ko bwa mbere ubivuga numvaga ari nk'icyongereza cyangwa urundi rurimi njyewe na dusate dushobora kuvuga tukakugurisha kandi tukavuga ikinyarwanda guteka indagara mana yanjye murabibona utuntu tutagiye kuvugaho buzuye none gushyiramo intoki intoryi zirazi nziza isa nkatwe tubyutse mama usanga intoryi urutoryi rumwe rureba nk'urushanga noneho urutoryi n'urushanga nisize bakakuye umunsi we ese babibonye nizere ko babibonye bageze aho bazimira nziko oya rata twasanze kari nasa neza ndavuga ngo we umutima yacu urikomanze tugomba guteka bisa neza ubanza dushonje bitangiye guhumura yego pe ariko uyishyiraho amazi reka nze nyashyireho kanongere mu kanwa ariko rero tuganiriye ketchup nawe ariye ubusa arindiriye abantu babuze icyo babwiye abanyarwanda arapurodinga kugira ngo ubuzima bugendekere wabuze ikintu by'abanyarwanda se kandi ubusa ubona agifite we karine uragifite ariko turabizi neza ko nanjye gifite mbese karine kamubaze washatse ufite imyaka ingahe sugira ngo sinari nshaje 29 iri kujya muri 30 ndashaje ushaje hehe wagutuma ndashaje atwese maze imyaka ingahe mu rugo 2 ubwo urashaje uyu ni umwe n'igice nzuzuza ibirundi mwaka reka tuzavuga ngo shemoni yezu we kaza ko ngiye nagukora muri turu oya wowe harya umwana ninde wakoze ubukwe mbere ni wowe umwana wawe mukuru afite 5 ans 4 ans bakora ko duvugamo n'igifaransa njye afite 3 muri December zizima ewa mukurikije neza mu ariko hano rwose mwamenyereye kubaho we dore ku buryo bahita basukamo n'amazi cyane ni kenshi ushabona mubayeho kabisa njye no kuduterura hariya tukaza kwisobanura oya mbabarira ngweke okay reka dushyiraho amazi y'ubugari bwangu n'ubundi abafucikiremo n'abagarinze abanyarwanda none se mba mubaza ikibazo cy'amatsiko ikibazo cy'amatsiko ni iki kintu cyagutonze mu rugo cya mbere utekereza ukumva cyaragucangamuye koko uzi ko ikintu cyancangamuye ntibuze abantu banseka guhaha inyanya bunyanya njyewe nageze mu rugo iyo bivuze abantu baranseka ibindi ntibyanonze ko nari nshakanye na best friend wanjye nta byahatari ariko umunsi wa mbere naguze inyanya ngura inyanya nyinshi mbonye inkuru yo kubaza njyewe bivuze baranseka ariko naguze inyanya mu cyumweru kimwe inyanya mbona zirashize
mu rugo ni gutya biba bimeze mwongera ngura imboga nko mu cyumweru kimwe mbona zirashize kandi nta bashyitsi benshi twari dufite none ntangira kujya mbara izi nyanya bimeze bite icyo gihe ikiro cyaguraga nk'icyatanu icyo gihe none naziteka nkabona zirashize ndavuga ibi rugo ntabwo izi nyanya nzazibasha ntanshiraho sositomate nyinshi kuruta inyanya ariko buri gihe ntivuze na Marene yarabimbajije ni iki kintu cyagutoye ntabwo rwose inyanya pe byarangowe kuvuga ngo turarya iki rero hano muri runo rugo ntibihaba ikintu dutekereje ako kanya icyo dushyiraho tukarya nta kuvuga ngo harya ngo uyu munsi ngo turarya iki ngo se urabona ko ndi mu Rwanda umugabo bajya kumubaza ngo se duteke iki kandi njye nta mukozi mfite mu Rwanda tuye i Burundi twakomeye hano ngo hano ubundi ngo ntabwo tuba mu Rwanda muri Amerika n'ubundi muri rero ntabwo urabizi ko umukozi aza kubaza amawe ati se turateka iki nawe ukabaza umugabo wacu ushaka ko turya iki njyewe rero nawe turi abantu baba best friend cyane ku buryo niyo wavuga ngo reka turye umugati nta problem niyo wavuga ngo reka turye umureti wonyine nta problem nta kintu gize kintu habe na gato arese gushaka na best friend babigenda bite mwana yo biraryoha mana yanjye ubu ngubu nuko muhari tuba dufite yego kuva mu gitondo kugera nimugoroba dufite inkuru nyinshi utubonye wagira ngo turavuka none se bigenda bite bigenda bite kandi mbona rero umusaza kurusha umugabo wawe kuri niko bakubeshye oya akana asetsemo uyitumanye urantwenze ndagusetse kubera yuko none se reka mbwira abantu baravuga ngo umenya umuntu ari uko mwabanye nibyo sibyo umenya umuntu ari uko mwabanye ahanini nibyo normally babivuga bashaka kuvuga kumenya umuntu neza ku kibi akenshi abantu bagahita sibyo bashaka kubivuga ku kibi nyine utudefo uduki sha defo njyewe kubera ko twamaze igihe kinini dukundana nakabibona narabonye icyo gihe nyine defo yananira kwihanganira ubundi nta muntu utagira defo mu buzima busanzwe iyananira kwihanganira nakabibona narabonye kera icyo gihe mu myaka 7 twamaze dukundana 7 gatatu urahiteganya se kugusindisha ese bamusindisha iki cyeka ni bamuha amafi y'agasinda na kave wapi wa mugani tuzamushiriramo akantu ntiyabisiribura akantu oyada nta kantu ndi nkawe ndi sopa none se bigenda bite kuba sopa ubwo buzima bwo kwa sopa se buheruka mwana urabuheruka nese ubu aka kanya ubugemura ubundi ndi hayi uri hayi kubera ko ni uremye ndi hayi kabisa ibintu byo kuba sopa ntabari ibintu rero byo kuvuga ngo umuntu mumenya ngo mubanye nta kintu njye ariko nta kintu nigeze mbona kindi gitandukanye niko twari tumeze n'ubundi yego nta gishya mwana wanjye rero ngubu ngiye ku nkuru iyo bigeze mu nkuru z'urukundo n'urugo cyangwa se cyane ndazikunda ndaza kubaza ko mwahuye ndasasa nkasinzira hanyuma umunsi wa mbere mwagiye mwamenyanye hehe uwo munsi wa mbere wari uwo munsi wa mbere wari umunsi w'ishuri ndabyibuka noneho ababyeyi baraboheje kwiga mujya gukundana biri muri diplome bizana muri diplome njyewe bajya bambwira ngo shaka wowe ngo waragiye uranamwizanira wamuzananye na diplome yawe nawe iyo bamuserereza avuga ati shaka wowe wagize imana waragiye uranamwizanira twe twarazananye urumva twahuriye ku ishuri ahantu twigaga turi mu bibazo by'amadiplome yacu hano nyine tugira diplome ya WDA na REB mu Buhinde rero babaye confused ni gute abantu baturuka mu gihugu kimwe bagira noneho Kigali City mukagira diplome ebyiri zitandukanye biragaragara ko bamwe mwize imyuga aba WDA abandi mukaba mwarize na siyansi ubwo biravuga ko mwebwe muri busubire kwiga secondaire donc twagombaga gusubira inyuma kongera kwiga kugira ngo duhe ishuri duhura rero turi muri ibyo bibazo ku ishuri bashaka kutwirukana turi mu examen turakubitana ariko nari nsanzwe mwumva bamuvuga twari cyana kimwe cyane yari umuherwe n'icyo kintu bari nzivuga ngo yari umukire
n'abandi bakobwa nyine bamuvuga ko njye ntamuzi ubundi nari umuntu utagira ikintu yitaho ubundi birahuye byitaho cyane ubu nta nabimenya ibyawe ubu ngubu nabishyira hanze cyane ntacyo nabimenya ibyawe bagushyira hanze bwatubwire ma agiye bari bukubwire bwere nta kintu nitagaho nyine nta n'ikintu byari bimbwiye mbona umutipe usohotse ndamubwira yari yambaye neza yambaraga neza udukweto twiza n'udupantaro tw'uducupa nicyo kintu nareba noneho turakubita ariko yari ananutse cyane kuko yari abyibushye oya ntabwo yari abyibushye cyane ariko ntabwo yanganaga nk'ukuntu ngaruka ubu waramunyunyuje uragenda urabyibuha nk'abantu mwe mushaka abagabo bakanyunyuka tuba twabanyunyura none ubwo ntawe nanyunyuye nanjye yaranyunyuye umukuramo ari hehe azabivuga mugabo mwene data uri hehe adahari hano ndamubaza icyo kibazo ntazi umubaza noneho dukubitana njyewe nta transport icyo gihe nari mfite ndabwampa lift yari afite imodoka yari afite imodoka icyo gihe ariko jye sinari mbizi ko ayifite urumva numvaga bavuga umwana mushyashya waje mu mbere ufite imodoka aho nyine naramubona noneho yaribaga ariko gusa ni gute waza mu gihugu nanjye azabitubwira noneho ashoje urugamba rwo kwiga uje mu gihugu kitari cyane uri mu wa mbere uguze imodoka utiba waba witabara waba ubanogora yacaga amashu narose muri bushiririze oya ndimo ndabyumva hari ukuntu iyo bitangiye kuvuga tumenye ikibaye noneho ubwo nahise mbwa wampaye lift nawe ntiyantwara muri iyo modoka ubwo niba yaragira ngo harankumveke ntamufata ku rwego simbizi sinzi ukuntu yabitekereje so wampaye lift angeza mu rugo nawe nta kintu ufata ntacyo nkunda kuzimana ahantu batabizi nta kintu ufata umuntu aba atarashya n'ibikapu hasi ngo baguhe iki ngaho re noneho ndamwira nta kintu uri bufate simbi no nk'amata cyangwa fanta arambwira ngo hoya acaho nuko twahuye ntitwongeye no kubona haciyemo igihe tutarongera kubona ariko kubera ibyo bibazo twaje kongera kuzahura si uwo munsi wa mbere mbajije nanjye ubu numvaga tugiye gukomerezaho nawe ariko ku mundi nkuru umunsi wa kabiri mwahuye no kugira ngo mumenyane mu b'inshuti oya gusa umunsi wa kabiri ni process we tubwira umunsi wabonye ko agukunda ukabivuga ati uyu muntu ahantu njya kubona ko nkunda byari byaratinze hafashe igihe azaba inkuru naramuruhije wa mugani we n'ibintu waranduje nariyemeraga nanjye nubwo bwose numvaga nta gahunda yo gukundana shaka numva twaranya ibyo arimo numva nshaka gufokasinga ikintu kimwe cya mbere cyo twagiye kumva icyongereza cy'abahinde ari ikintu cya mbere akadodanga ukajya ujya neza ugasohoka mu ishuri uri nkamba ntangira kubara minerivare mu rugo bishyura ndavuga ni karabaye natashye iyo nza gutekereza no gukundana icyo gihe numvaga bitari kuvamo numva sinshaka kuvanga amadosiye ndabireka so rero ubwo ahubwo vuga mwenda mwaje kumenyerana gute kugera mu byo mukundana twarakunyunyuje twabibonye sha twakufasha arabacitse guys muzabimubaze urumva twaje kuba inshuti cyane duhorana kubura iryo shuri twaje kujya gushaka ishuri ahandi tugenda turi babiri njye nawe twari bane bagize icyo kibazo ariko twagiye turi babiri abandi ntabwo twajyanye so turajya gushaka twavaga nko mu mujyi umwe tujya mu wundi nk'amasaha nk'arindwi na bisi icyo gihe twateze iyo mudakundana mwari kumbona arindwi mu modoka muri babiri twajyanye turi babiri turagiye tugeze kuri icyo kigo tugira imana baduha ishuri urumva noneho tubaye close cyane kuko aho tugiye nta wundi muntu tuhazi tuba close turaturana tuba inshuti akaba ari nka lift urumva njyewe nahise ndeka no kugura transport nahise ndagura transport y'iki mfite umuntu yugura ka tukutuku ahubwo habaga utumoto uduskuta none ndabireba mbona ambutiyaje yaho akavuyo kaho n'ubundi ngera zangonga ntaranayigeraho ndavuga no noneho mbonyiza imana mbonye umuntu duturanye azajya ma lift so ubwo nyine tukajya dufatanya niba tugiye guhaha tukajya twahakundaga guhahira kure kubera nyine akavuyo kumva ushaka kwigira ahantu kugenda nk'amasaha nk'atandatu ugiye guhaha nta n'ikintu mukora kitari ukwiga ukuvuye ku ishuri nta kandi kazi ufite mugahita mushorera mukajya nko kwihahira mukarara nzira mugaruka so tumenyerana gutyo nyine tukajya tubona muri ubwo buzima umwana wo mu ntara abantu
bari bavuga ikinyarwanda bakaranzira ako ngwiya uzi kuvuga mu ntara nkumvaga hahamutse mbese njyewe iwacu ni wenda dutura ariko buriya Nyanza yegereye byibura umujyi Ruhango Kigali bita byegerana impari ahasha ariko ariko shamwe nama saa 3 n'igice mwana ariko muvakoreshwa he ni kure kabisa nuko mushiranzira nuko tukajya dushira nzira tugahorana tugafatanya mu ishuri urumva twahise tuniga mu ishuri rimwe turani muri exam y'ibyanyicaranye inyuma da ubundi ntabwo yagukopezaga ahubwo ni nyamukopezaga hari ni vashe wagiraga oya ngeze ngo urare upfukama oya ntabwo ni gute wamukopezaga niba atari vashe oya ntabwo nawe namukopezaga byari umunyu nanishize ariko ntabwo yankopezaga ahubwo ariko ngo habaho kwicara neza ntabwo habaho kwiga cyane ni no guhirwa so gutuna yumva kugira kugira ngo nige neza nakwicara neza sha kwicara kwicara ubundi hari sege bakishuri bagiraga ngo kwicara neza bita kwiga ariko n'ibyo hari igihe wicaraga ahantu nyine ushaka gukora ntabyo bintu nabisanzwe mbese ngo ndetse kwicara neza naribe mu kinikira Nagasari kwicara neza bita kwiga nkumva abantu barasaza ahubwo ukumva barasaza nuko mukaza mucara mbese mwahahiraga mwahahaga ibintu byo mu rugo mu ngo ebyiri cyangwa mwahahaga twahahaga mu ngo ebyiri ahubwo guteka tukajya dutekera ahantu hamwe inshuro nyinshi ninjye watekaga kubera ko nagiraga ubunebwe bwo kwisangiza noneho ugasanga ndya amabiswi amata imigati ndinganira uko nshaka kandi mu by'ukuri nta buzima so rimwe rero ukageza mu rugo akanshukati witeka dufite abashyitsi nyine hari abantu baje kunsura kandi njye sinzi bashe guteka turabagaburira hano kugira ngo nkunde nteke turye so tugahahira hamwe nyine ibintu byinshi by'ukwezi then tukajya dutekera ahantu hamwe tugasangira rimwe na rimwe umukobwa aba yarabikiriyemo kuko abashinzwe guteka n'abandi bashinzwe guhaha nta kindi nabyo nibyo niba gito ngiye gukora amagambo rega ni ikindi amagambo ni ikindi ntabwo uramenya abagabo rero hano ni bakora kino kintu ni gutyo umuntu wa ubunyobwa n'ubuhe ubunyobwa Tanzania ubu bwose niwe buri kabumara buratinda mu mazigi ubu ngubu ndaseseka dore bunahomoye butaragera buba bumeze nk'ubuhiye ukunda bwinshi njyewe nkunda ubunyobwa ukunda isosi ifasha nkunda ubunyobwa rwose wimbaze ntagaraje y'amazi ntagaraje muzare niyarukira ubugari uzi yuko kubera amagambo so ngaho ngwino ndebe nabwira ukuntu yahuye n'umugabo we urumva umunsi wa mbere muri yanjye ko haciyemo kabiri ndumva okay ngaho mbwira ikintu ushaka kumenya nyine mukabana akajya gushuka mwabaye ba best friend uko nyine uko twahoranaga wasangaga abantu baza nk'ukundebeta nkababesha ngo niwe dukundana akakugira inama nawe oya nanabivugaga atanabizi gusa kumva ko nta wundi muntu nshaka numvaga ntashaka guteretwa tu nkababesha rero uriya niwe boyfriend wanjye bagahita bagenda nabananye akanimero ya telefone nari kuri icyo gihe twari tutarakunda nari nta gatima kare harega ntako kuko we yanaje no kumbwira ko nkunda ndamubwira wapi njye nta gahunda mfite hashira umwaka nibwo namwemereye yego bicyana nawe wari ivaze da ubugari urimo nkana safira kugabanyirizamo amazi kugabanyirizamo amazi kudahanuriramo bavuga birakurenze ikinyarwanda cyanyu ni hatazi ni mugari umunyarwanda wacu nuko namubara kugumana buri munsi dusubirana ibintu byose cyane noneho twabaga dufite inkuru nyine zirenze izo tuba dufite hano yo cyane twabaga dufite inkuru zirenze izo dufite amakuru twamenye bucece
kuko wari umuswa icya mbere wari umuswa icya kabiri wari ubyibushye ushatse umugore aragukamura ibindi turagenda tubimenya sawa noneho no mu mubwiriza 12:12 handitse ngo nuko rero mwana wanjye ntuzirirwe umenya ubwenge mu gusoma ibitabo cyane binaniza umutwe bajya basiga cyane siko kubimara ahubwo siko kubimenya abantu bose ubuse ubwenge bwakijije ndemo ngo ubundi ikintu kinyicaje ahantu nk'igiti tuganiriye ni inkuru ndi kubungera inkuru gusa oya urumva yahindukiye Karina yahindukiye ariko uvuga inkuru ndavuga twese turya ikanarike bwinshi twese byaranze humura twese ikindi cya kabiri Josette ni ntuza n'umukusi nagajya njye ntabwo ndi umukusi peti abakusi rero abakusi badivatiste barya tofu gusa njyewe nta nubwo tofu nzirya rero mbese nyine barya ntabwo barya inyama ariko ndabizi ko atabirya none se hano naho twashyizemo ibisimba bito ibyo bisimba nta kibazo ibyo bigenda bimeze gutya nta kibazo ntabwo rero uzarazi ibinyamunjojere rwarabirya mbese si biba mu mazi hajya mbega aransebeje ngaho nsebye wishimye none wese ikintu kirenze se nuko ntazi kwarikisha ukuboko kumwe ariko ayo mazi rero ni tu none se warikisha amaboko angahe yombi utese ndaje mbikwereke mwana turabona bigataga ngaho rero hano i Nyanza ese ko numva ubisigirize turabigatagara Nyanza rega ni mu mujyi ibyo reka batagara mu cyaro nongereho mu cyaro oya mu cyaro nanone ku muhanda ariko kuri kaburimbo ko gatagara ndanahazi utaragera i Nyanza nyine abantu bafite ubumuga ndahazi nanjye rwose biri kane guhera abantu bari kumamagara ariko guhamagara ushatse abantu bita ukababwira kuri oya ni ukubabwira ngo ndi mu kiganiro noneho hari abantu batakimpamagara utazamvuga mu kiganiro nakuvuga ngeze ntukamenyere mpamagara nijoro ubu ngubu turataha dusaba beswenda tuganireho yo ngo bamubonye baba mbote mukahoro urumva ubanza mbimenye duha amahoro ubu best friend bwanyu mu buzi tubavugeho oya ubu reka mubaze rese ubundi ubu abantu bameze nkaho bamusotora urese ubundi kumaze ubu uribaza hari ukuntu Josette ashobora kubona njye nawe tuziranye cyane nk'ubu Josette akaba ari kwarika ukabona ashyizeho amazi kandi ayashyize mu buryo budasobanutse tukaza turebana oya kwijisha ko nyine ari umushyitsi ko yagenda mbese ubundi ubu ngubu urumva nimutaha twasigaye tuzi ubu tubahaye ikiganiro bitaba byinshi reka tugiye murakoze ariko n'impavu zanjye ziberera mu by'ukuri mwari ku bugari turya urumva ibyo bindi by'uko turi busigare tubavuga ntabwo bibareba ahubwo ntibinatureba abo rero bavuze ni abafite ikibazo oya ubu ndenze inkeke nawe reka ndebe ukuntu bagucumba rero sasa ntabwo ngiye mfite imbaraga zari ku bugari yewe gaye ahubwo se ubwo niba unamye cyane nose yaba atari kuniha akarwa wese yaba ari iwabo wamunihiro umva Jose ngaho mbwira umugabo wawe niwe mwakundanye bwa mbere ato okay nyamara nubwo igifaransa cye cyarameze njyewe reka mfite abana biga ari bakuru bavuga igifaransa ariko bajya banseka ducomekane cyane kuko ndabona ariko nshobora kuba ari njye watetse ubugari bwinshi kubera ahubwo burahagije arahagije narenze aya ngayo buratoha ukekeraho cyane ko nagomba n'ubugari butose bworoshye njyewe abana banjye bajya bumira ugira urya abana banjye bazi igifaransa cyinshi rero barakikuvugira turiga
tuvugana ariko utangiye kukimenyera kuko ntabwo iyo Attends. ntabwo ari atanya nk'iyanjye ni atanya y'umufafone yego ko baracisha barayahuye bajya banseka nyine nkatavuga ngo ntabwo nzongera kuvugisha igifaransa ngo wowe ntabwo tuzongera njyewe rero uwanjye birabizi ko nyina yabyibagiwe igifaransa cye namubwiye ko kitarakora igifaransa cyane cyabaye gikuri ntukansebye none se mbabarira ubwire mwahuriye kamere kuri wowe twahuriye muri banki rero umuyobozi muri banki uyu nguyu yatayemo ATM ukafite njyewe watumye ariko njyekira urugo rukora hanyuma umushuti wanjye wari ubishinzwe arikora kuri ntabwo ari kuri gishi niba agiye kumenya nari mbizi izo terime zo muri banki nari nzizi kuko nari mfite ugomba kuri gishi batanga amafaranga kuri opening account handi opening account narabyibagiwe mwana ubu ngubu n'abaye imyaka ibaye myinshi nagiye muri YouTube n'ibyo wambaza hanyuma umushuti wanjye araza aradusuhuza amuciyeho atambwiye kubera araderanje cyane atavuga ngo suhuza umuhungu mwiza muri banki umutima wanjye ndavuga umuhungu mwiza uramushakura ndavuga nti ukurikije iki nyine kandi narabivuze ngo kugereranyije nande nyine ukuntu yabivuze nyine yabivuze yabikabirije ariko yari yambaye neza uwo munsi yari yambaye neza kabisa nyine kositime yaramuberaga ndamusuhuza ariko nabonaga rwose ntabirenze ku buryo namusuhuje akagenda umunsi wakurikiye twarahuye sinamumenya ikikwereka ko utari wanabyitayeho rwose byari ibyo twahuriye muri banki ariko se ninde wabwiye ngo asubize kuko njye nasubije urumva byari ibyo kandi byari uhura n'umuntu akakwigisha wakurya inkongi kuri ka kanyongera ni agaki gafite agashyizeho nyosho hanyuma se niyo abonye ko basonga ubugari niyo wabinyigisha imbaraga zanjye zo kubukaraga ntabwo zabona mbere y'akaboko sinirarire ntabyo narinzi kubera twarahinze ibishikashike twarayimaze tubabarira ibishikashike gatangara se barahinga sawa nyine hari ahantu tuba tuzi ko bahinga zamara bahinga ikawa gatangara bahinga imyumbati n'ibigori inkuru ziraha se shahu ariko wadusiza nk'umunsi tukararana nkaha byagenda gerage nirirwa mbareba umunwa wanyica kubera ko nkunda inkuru nazajya nshiduka ubwo ninjye uzanga none sawa rero njye waje kwicara mu mashyiga ninjye uzanga nta kintu uri gukora murimuka nanjye nkimuka cuce ngaho mbwira niwe mugabo wa mbere niwe muntu wa mbere mwakundanye mugahita mubana oya mfite umu ex nkuze mwahuye iyo twari tuziranye muri segonderi kuba yigaga mbere yanjye ariko tweze hamwe n'umukuzine we aho niho nari muri ariko duhura kwa kundi muhura n'umuntu ukabona ntabwo ari shyashya twahuye muri graduation y'umuntu ntabwo ari shyashya ako kantu ka shyashya nyine yamukanira ubusanzwe yari umuntu ahora iri yiruka nzi ko yitwa Rodrigue nzi ko ari umukuze wa Dorine nta kindi kintu yarimo uwo mudorine uzanye wose uwo mukuze wa Dorine nyine Dorine mwari muziranye twariganye ku ishuri noneho kera ku ishuri ngo nkunde kera ku ishuri iyo umuhungu yasuzanira n'umukobwa ko twigaga muri Simba bumvaga ari couple ya dada rero twari tuzi ko bakundana twamenye ko ari abakuzi turiseka ubwo ngo wasanga runamufitiye crush ukajya utinya no kuvuga nta crush njye nari meze nk'agasore rwose mbega nzima crush agasore uzi yuko wakabona ngwino kuruta wowe ubu kereka ubu kereka ubu ngubu ariko kera niwe wari ugafite kera ariko n'ubu ndi umukobwa cyane ego ko ntabwo ari umukobwa ahubwo njyewe ni uko ufite umugabo nyine ubyitaho
wita ku akunda kubona ngaragara nk'abagabo babiri batari mu rugo babaho. Njyewe rero hano nuko turi babiri Abasore babiri tubavuga kujya muri dushe tukinagamo umunota umwe wamvuyeyo bavuga ngo twambare nkaba nambaye inkweto z'abahungu nawe yambaye iz'idushe. Abasore nta nkweto z'abakobwa ngira, umbajije sandali najya kuzigura, umbajije high heels cyangwa kandi abantu b'ubutare bazwiho kwambara ballerine cyane. Ubwo ntabwo uri umunyabutare. Nta niyo ngira mubwiza ukuri. Ruzari hari umunyabutare uzi utagira ballerine nk'eshatu? Ntawe ubaho. Nta niyo ngira ahubwo ballerine. Byasaba ngo njye guhaha njye kuzigura. Yego nambaye inkweto kandi z'abasore. akarenge ufite kaberwa na ballerine. Nambaye inkweto z'abasore ubundi nawe ariko nawe watumiza basikara zihenda. Witwa Sky. Kubera tumanye ikirere. Umwana w'umugisha. Tujya guhahira mu bakuru tuzi ko ari abana. Imana ikumbera umugisha mu gikorwa cy'izikoze. Ariko nibyo ubu umujya gukora ubukwe ndazengurutse umujyi wose civil. Inkweto natumye nazitumye Tanzania n'ubu ngubu ziracyari hasi ndanabikoza hasi. Rwanze kumpira narwo. Rero narangana gutya. Zimaze gushyira iranye. Cyera se kuzi ukuntu rureshya rurashimye. Ariko Sebra nabuze umuntu hatunganye cyane. Ntawe zero basikara dawo bandara inyuma. nabuze inkweto nambara 5 mu by'ukuri. Ubwo ni 35 mu musaza. Najyaga kubaza hotaro bakambwira ngo jya mu bana ha. Yego. Ngo mu bana wanjye n'abantu ugasanga ni bwa bundi bigana mugenda bavuga ngo ngo katukagaho. Ndazituba mu buhindi zo mu bukwe bwo ndazituba mu buhindi. Ubwo rero uri kumva ko twamenyanye gutyo noneho tujya mu bukwe ntangiye kubona akazi gasanzwe ansaba muri graduation ansaba nimero aho ngaho niyo natangiye kubona aha nayo kubona umwitayeho birangira nyine numva nangaye ariko uwo munsi niwo wa mbere twahuye nkavuga ngo uyu muntu hari akabaka ukabona umuntu nyine ashishikajwe no kumenya ubuzima bwawe. Hanyuma se wowe waje kumva ko umukunze nyine ku rwego rw'uko mukundana mukaba abashu byari hashize igihe kingana iki mwese muri musubiza hari hashize igihe kingana iki yewe hashize ibyumweru bibiri byonyine nibwo wahise wumva umukuru ntabwo dutinze amajoro ariko nibyo bitinze biraba hanyuma sawa se kandi sometimes bibasawa impamvu bibasawa hari igihe uhita ubona umuntu umuhuje direct we haciyemo imyaka ndabona uri amezi 5 we amezi 5 nayo utatinze umuntu akubona buri munsi niho wakoraga naho si icyo gihe njye yakoraga hara kuri banki akagenda akametero 200 kazasaba buri munsi yarambonaga ariko kandi buri munsi simuha mwana n'isuku kandi ubwo twebwe twaraniganaga tunicarana rimwe na rimwe tunafatana note rimwe na rimwe tunigana mu ma exam ariko njyewe haje gufata imyaka umwaka ngo kuvuga ngo urumva noneho bibi nase byaje gute kugira ngo bakubwire ko bagukunda byanze icyo gihe mbwanga rero numvaga bitaranzamo mu by'ukuri numvaga nta mukunda nyine ku rwego rw'ubuzima ko ari tayari no nyuma nza kurwara ndwara abantu barigiriye mu mavakansi birakwirwaho cyangwa birakwirwa urumva ndwara abantu barigiriye muri vakansi ari njye nawe dusigaye aho ngaho arangwaza mu bitaro iminsi ngaho itatu disi mbona arankuye numva nanjye ndamukunze yarakozaga oya badufite abamasi bose yagiye kora mugenda kujyana bifashe none ibintu by'ubugari impano nta kintu wakimbaza twaraburiye heruka hano muri iyi nzu mwashyizemo umunyura umunyu zino ndagaziba nta byuzi n'uza se igazi wowe wamenyereye gukaraga gutya wowe wamenyereye ariko nawe hakaba n'imbaraga iyo mpamvu usanga imbaraga kubera ko barakwanduza so ubwo naje gufata umwaka ndacyavuga inkuru nanjye urashya mwana naje rero kubona ko ankunda
ndavuga nti wa muntu arankunda reka noneho mbyemere ndamwemerera hano se ko nta plastique bagira ibikombe turabifite aho bituma yawe mbona nguye igikombe umamiremo wabyumvisha kumamiramo kumamira ndabizi ntabwo baba batabizi kumamira ndabizi sha cyo ntazi ni ugusonga ariko kumamira byo ndabizi no kudahanura ntabyo kudahanura ubwa mbere nari mbyumva uko kora igikoko kiriya ntabyo kirya ariko ndakizi ntabwo mutera nk'ako kora sharira ntabwo wacu hari mu cyaro bitawuri mu mujyi bitare mu mujyi bitare oyada ngoma cyasohoye ariko hari mu mujyi vuma ntabwo hari ngoma se sinkazi sindazi n'abantu benshi yego kuko sinabamenya sinzi ko babamenya n'ubu baracyaho njye nahavuye kera n'uwamavandi yigishwe hari ukuntu ubwenge bwanjye bukura butibuka wasanga narawe inoze se uwayishi tubikamo amazi tubonye ubukoko inzara ziraseserwa wumva ukuntu mbabwira igikoko cyawe birimo barashaka guca inyama oya ntabwo njyewe n'icyo ubukoko bw'inoze ahubwo nuko yaragiye kwereka abantu ubukoko reka bari ntabwo buryo ariko ubw'akawunga ubonye nawe ikintu uvuga kawunga kandi abantu se kutabereka ubukoko uri kuvamo nawe igikoko kiri kuvamo nawe ariko abantu bakunda ubukoko rwose bashyira ku ipasi ariko ubukoko bw'akawunga nibwo bwose bimeze nka capati bwanyumvisha mu cyaro ni habi none se ko bamwe baryaga capati zo mu biryo barya capati ababyeyi bacu baduteguriye zo mu cyaro nuko abakurwaza arangwaje umugabo wanjye yambaza ambongere barusha ntawamenya mu bitaro urumva uzataka ikintu hano se nanze hano nta ntebe ya bosi haba oya hano twicara ko tubuze ntabwo twicara nabi ntabwo tugira amaprotokole y'intebe bagiye gukaraba oya ndi kurwingira inkurerego cyane yuko twebwe tutanakunda kurira mu isara yego twirira hiripfiriye nanjye ntabwo mbikunda burya oya ndayikunda ariko abantu batanteye kuraje sinayijyamo ntabwo twe ari ibintu byacu turira hariya hepfo nuko nuko turakunda uvuye mu bitaro nibwo wamubwiye ko umukunda uwo munsi twavuye mu bitaro yandikiye agapotaje urumva ndavuganisha twamuha nkunda ntitubigerageze niko nabwo amanuma nanjye agapotaje ariko gafite imbere agira ukanurira igisabune kiriya kirimo hagati ako gatoya indeshyo yanjye nyine ni iyo batandeba abantu intebe ariko bari kundeba nyine ntabwo nakora ibyo nyine unyurwa amanuma turakubara ntutubona ngo ntirwa unyurwa amanuma ariko se noneho ndi uri umurundi da ikinyarwanda ntabwo dusobanutse ngo unyurwa kunyurwa amanuma ntabyo uzi umuntu unyurwa byoroheje ubu potaje yatumye ifata umwanzuro w'umwaka ese nibyo bavuga gusa nizo muri kuvuga igisororera ahantu ntageraga ntabwo nyumvise se kunyurwa ni igisororera numva ko ari ubu ariko disi bayi nuko bamenya nasa cyangwa baramubwire nk'abantu mwatesheje umutwe barabakira iyo twebwe twateraniye abantu bararakara kubera ntibikunda nyine yego rusenda iyo bantu baruta mwegera ameza ntabwo ari kure abantu batazi kurisha intoki nkanjye ubugari ntabwo ubugari burisha iki ngwino tubwire ukuntu wakamutse rero ahabucisha muri arozwari buri mwanya nabanguke hani no ku meza yezu we ibintu mwavuze se ni ibi kigiye gusubira gusubiramo mukuru wari umuswa bagukopezaga cya kabiri ukuntu watetse potari ubu wazongeye
kankugira akanama Mm. kandi n'abantu babishaka batubwire muri comment Mhm. kongera ugateka agapotaje karyoshye karyoshye noneho ukongera kakamutereteraho reka nzane indi ntebe urisha uyu ifoke ni njyewe ujya urisha ifurusheti kubera yuko ubugari sinzi kuburya yego ntabwo mbukunda ariko hari igihe mbuharara mwe mukunda ubugari mu busanzwe si ubundi mukunda kurya wa mugari njyewe ibintu byose byose nta kintu ugira preference ndimo njyewe Hano icyo nawe. kugira ngo ni kamera y'ingiye ibona Wow. njyenyine njyewe ubugari ukunda ubugari ubugari hari undi muntu nzi ukunda ubugari we yaranambwiraga ngo niyo wafata amazi ukayatogosa ugashyiramo umunyu ngo abirishe agakunda ubugari uyu nguyu arya ubugari n'intuza n'umureti cyangwa na voka mbere se nakubizi ubugari n'umureti oya ubu voka kuri ibi biryo nabiryaho ariko ntabwo waba ubugari n'umureti rwose bagiye gukunda oya nibyo budusengereza ni ngwino ngwino uramenye koro niwe usa n'uwasenga ngwino njyewe Mm. njyewe usa n'uwasenga kubera iki ngwino mo gake dusenge usa ngwino nk'ufite ndebe nadusengere muri rugo murya musenze cyangwa musengera mu mutima just okay stoke ya nyirasengeye stop ibisengere ariko nyine kugira ngo haze n'ibindi bizakunda neza ushaka n'amasengesho yanyu ndabasengera ntabwo kibazo mbo nimwishinga Ngo. ikinyarwanda cya Karine rero nta kibazo yego umunyarwanda we ntarakura aracyari mugufi mbese nta bintu byo kuri iyi sazi nkande nta bintu byo kuri iyi sazi shanda izi shashe yego uhabwe icyubahiro turagushimiye rero ku bw'amafunguro uyeze uyahumanure adatungire umubiri nawe utunge ubugingo ugire neza n'abakene abashonje abarwayi n'abatagize amahirwe bose bo kuyabona ugirire neza umugisha batwakiriye mu izina ry'Yesu twizeye amen sinari nabivuze ko harimo ibintu byo kuka oya nk'umunyamwuka nakuka kameze ko ari nka twinshi rero ari myinshi biba imyuka nta myuka myinshi mfite da imyuka y'abadayimoni abazimu bake oya asenga nk'umunyamwuka sevure nk'umuntu nyine nubwo yaba yaraguye bigaragara ko mbere yatsinze yagushijeho amazuru wenda byo kugwa byo sinari mbiteguye ariko se hanyuma muryohera ambo njye nta protokole ngira mu nyihangane oya we ntugire gemura noneho bajya bavuga kuri cana yacu ngo haramuka ngo horurya ushakira niba kigira pe none utagize apeta uza bayibuze uko bameze apeti uza abantu bayisengera ubugari niwe watumye bukomera gutya agura iki naburya ariko se ariko burya Ubwabo. turashimira ko biguteka bigaragara ko umuntu wajya guteka ubugari muri iyi nzu atabuhisha yego ntawe mvuze ibyo udahisha ubugari nawe binyobere ntabwo wabivuze kareshamo nabivuze n'ubundi ko ari usanga ubwawe njye si imbaraga nazibona nawe baba babibona ko kagiye kuguhagurutsa nta kibazo umunyu ushaka umunyu ibyo ni byo umuntu mwinshi ibi biryo ni byo muganga yari yanyandikiye ubundi burya ntukiyibe ni ukuri ntukiyibe nese barakunyunyuje kuko cyangwa amenye ibindi hari n'umwamvuze ntahari umwamvuze ngo iki kandi twabikubwiye mwanya ngo baragukopezaga ngo ari umukire ku ishuri ariko cyane buriya twabimenye abakire bamenyana bose tumenyane nyampinga nzima niwe murabona ari njye niwe ufite amafaranga nini nyine yaraje yaje mu buzima bwawe Yaraye- utunyunyuka arayarya narayariye ndayamara ahubwo ko ari ibyo kera yari ahari nari nkibyibushye nyifitemo yarabyibushye w'ubwana ariko ko mfite 21 yari 21 ariwe n'uwenda wari utavuze murushumu agashuma biraryoshye Ruranga. nyine nawe umwe ntari myinshi mpinga nzima ariko nibyo akunda ko mu ngano ko mu Nyine muba muri urumva rero hanyuma wowe wowe na nta mutana imyaka Njye twahuye ni niva ku nkono ni itatu nayo ntabwo wabambwira ngo nene ariko ni itatu ngo wabambwira ngo ni kuri itatu ngeze ko mutambaza wowe
ugira ngo se ntitwari kukubaza ubugira ikibazo Savente. ibibazo Mwe ni ibi. Savente. andusha imyaka 9. Jesus Ariko nibyo byanjye ngewe. Ko nabibona. bibaho Ko muzi ko mbona. nanjye mba mbona nta icyenda Nawe waramunyunyuje imyaka iragabanyuka. Ahubwo arirondereza. ngo arandindiriye n'iki Uratera. ntuza tuganiriye kurindira umwaka izo protokole ntabwo ndazigeraho Kurindira umwaka. Kavuye gafunga umutwe. Avuga ngo utazamutera inda. Ko abana bo mu cyaro bavuga. Ko ngo dukundane rero butazamutera. weje untera inda rero Ni wo mu cyaro singuye. mu cyaro nyine Aha. Siriya. ntabwo Urumva umuntu waje i Kigali yiga arangije primaire. Aye sibyo. nari njye mu kabiri Kandi umenyera ubwenge nyine byo mu wa mbere segonderi bahise baza Kigali kandi babaga ahantu atamwemera kuba mu cyaro. Kibaga bamwe batambuka umuhanda. None nawe Ntabwo muzi ko nawe byaratuvunnye kwinjira muri ibyo bipangu tujya kuvuga amagambo. nawe ntiwakambuka umuhanda urya shikarete. njyewe Yakwiyambukije atari Njye irya gusa nakwiyambutsa. arwana iki na shekari. Yarangufasha kuye. Ya nakarabye. kabisa njyewe ko sikurisha ubugari intoki ubwo rero Cyakora ubugari nibwo nyine wararindiriye urabivamo Karata yanjye rero buri kunteye sinjye ninginga nanjye. ubugari. Yaranabimbwiye bipfuye. Nibworera tukomeza tubabajama turigana nyine nta n'icyahindutse. Akandi gakobwa wabengutse. Wivuga ntuso niwe ndasaba mugani wasanga bwari bw'amahari Nde bari kubera. kubengukwa ntabwo ari ukumutereta. Ahubwo kakareka bategetse kareka. Abumva ari abajama benshi b'Abanyarwanda bakundaga abahinzi. Kandi ngiye numvaga nta bitava. nta Umunyarwanda yakuzanagaho byinshi ahita ujya mu Bahinde. nta munyarwanda se wari wabengutse Babaga na professeur nawe ngo muneshu ibishyimbo. ako kabazo kansubiza Birasa kubibonaga hari guyanjye. ngo guye we Nguye wasariye. none se Umukobwa Oya, w'ikibazo. serious. Abantu bizerera mu bintu by'Imana n'imbizi kandi tuzaba. Warabonye ko azagukora. sawa Ati Ari inyuma dufite umuntu kubagana. wabimenye neza ni Nari mbizi ko tuzabana ariko yari yigishwa Quran ndamwihora ngo yikoze iriya tose. bafite amakuru y'ijoro Ngiye navuye mu Rwanda nzi umuntu tuzabana. oya irahera gute rero Twese nakuguye. iyo nkuru iteye Ubundi kera ntabwo narabonaga. warabonaga. Amaze nk'umuntu uhabona neza. reka kurebera iyo rero cyari nakibona Ndungurukirayo nyamuneka babaze ngo wagwana. Urumva tumaze guhura nahise mbimenya kare. Nawe ugenda wigira inkunguzi. njyewe se Kajya kikoza hirya najyaga mbona nabonaga bitazava mama yarambwiraga ngo ni umurokore nkabona n'ibintu nibera Sinari umurokore usobanutse. Murakora afite imodoka. Wapi hari imyumvire wumva ko umuntu wo muri ADPR bwari gufunga umuntu. waramwari peri Ubundi ubu serious. Nubona ngo wagowe. mbese kubiseka Iyi ni ariko ntabwo nashatse ko gumana. Ntabwo yabihandoringa buriya tugira twinshi wacu. Tuba dufite ibintu byacu. cyangwa ukunda umukobwa ufite imisatsi n'akamakiyaje we nta kintu na kimwe yanga Nyine muri ibintu wenda n'agapantaro ko njyewe ntabwo ko ndakemera ntabwo katarimo ntabwo bikunda. Mbere ntabwo nari kubishobora. Warime niyo. ni ukuri kw'Imana ariko nzi n'umupasiteri wanyu muri ADPR ufite umugore ariko nyine unasuka. nyine we yaravuye ati ngewe nsigaye nkubona nkabona atari umugore nashatse Suka. ngewe umugore nashatse yasaga neza kurenza uyu ibintu byo kwambara rumbiye na Ntabwo ibintu mama yambara ntabwo yazabyambara bizaba ari ahubwo mutumye nibuka akantu mara iyo mubonye
abantu birirwa bazonga abantu ngo bambaye ubusa batubajije ko bitubaho urumva ngo umuntu w'umugore ngo wirirwa wambaye amapantaro ngo umuntu w'umugore ngo wirirwa wambaye ubujipo ngo n'ubukanzu ikibazo cya mbere umugore wande kandi nenda umugore kukugurira w'umugabo ka bikini njyewe nanjye nkibaza dore ko nkwite nzakwigisha koga ese kubona ikintu kibabaje ni kimwe gusa uzi no kurohora abarohamye ko mbonye arohamye ataragerayo ibyo byo nzarohamye barabibonye uzi ko ndi no kubatizwa na rohamye yagiye mu mazi agiye kubatizwa nabwo nararohamye harya uriya makuru yayazi baramfasha ngenda ngiye baregura batubitse hasi ni ukuri n'umugore nta mbaraga yari umugore byo nta mbaraga bari bifitiye ubwabo kugira ngo umunsi abantu bari kumamagara ntabwo mbazi sinzi umuntu wanshutse oya biryo ubugari burahagije ariko ngewe nari nshonje ni uko muri kurya mwihuta gake gashya slowly hano rero ukuntu dukora sinavuga ngo hano harimo igisore cyinshi hano harimo igisore ubona y'abatari abashyitsi twarangije hano iyo tugiye kurya ni rimwe mureba filime muba mufite filime tureba na filime ibintu byose turabikorana hamwe nta kintu tudakorana ntiyafanaga na Reyo yahise yifana none nsigaye ndi umufana wa Reyo abareyo muri hehe abareyo ni ukuri igihe kubabaza ngo abareyo ariko ni byiza none se muri ADPR njye mfite ibibazo nka 800 rero dore mukiri iwacu ndabibabaza muri ubu mbonye ibibazo nka 800 mbonye ibibazo biwaza we recordinga gusa wowe shaka uri kuri gutubaza njye se ndindira kubibika ngaho mwasezeranye he madepera wogoshe Nyarugenge we ubusanga akunda naturel ariko cyinshi kandi muri iyi minsi urabizi ko nasigaye ariko nkora ubukwe njye bari bankaniye kubera watukuraga ngashyiremo ka ushyiramo ka oya nta nashyize naravuze we gusa nyine rero gusokoje ukuntu byari bijagaraye pe abantu bazofata amafoto yanjye y'ubukwe yari ibibazo gusa ariko Dote yapfaga imisatsi yari ikimeze neza ariko twagiye kugera ku rusenge imisatsi yashwandaguritse imeze nk'iy'abasazi bigira bibi nyine uzi ko ari iyo usirimutse byari byabaye bibi nyine iyo usa neza ntabwo ari ikintu ntabwo ari byiza bigusha abantu wari ubwibone nta n'akamekapu kari gake nyine wiye piyese ntakwica ntabwo bakibibona ariko nari nepi ibyo ntabwo n'agatiro cyane usigaye twarasirimutse ariko njyewe amahirwe nari mfite umuntu wo muri famiye nari ngiye kubuvuga wumva umunwa nari mfite umuntu wo muri famiye uri kubabwira ati ubu murabarira umuntu bibiri atari natirere muri murashaka murebe neza agakora mu mutwe agakora mu mutwe akabereka ati murana hari ikintu yisize koko ubu murana hari ikintu kiriho mwagiye mureka gutesha abantu umutwe urumva abantu bo bari baje kureba uko nisize n'ukuntu nambaye n'ukuntu hari abantu baba babishinzwe baza kureba ko umugeni bajyanye n'umuntu ashaka ni inshuti yari yamenye amakuru ko bashaka guhagarika aza kutubuza noneho yambuza abantu bo muri famiye yanjye bakata have urabona yisize urabona hari ikintu yakoze umusatsi murana mutawujagaritse rero akabatesha umutwe w'ubwayo ariko mutawujagaritse ariko ntabwo cyari kigamije ubukwe bwarabaye njye nari kuva mu rusengero njye gukubita agakwari ubundi se si bwakeye ubundi gahunda yari ihari bwarashize nk'iminsi imwe ngaho mitansuka ibiri pasiteri aje kugusura utega igitambaro ubona umwanya ugiye ari kuza gusura uziko i Nyarugenge ari abazungu mu mutwe nta muntu hano dusengera nta n'undi wabona umwanya wo kuza hano ubu se ujyayo njyewe nsengera online kubera ko ariko nta kibazo kujyayo najyayo ikibi ni ukujya muri korali sindi muri korali nta n'umurimo nshinzwe wicara muri twinogejwe muri nogerwe ntahasigaye hose ahantu dusengera n'ubundi kubona nk'umurimo byamugora aba bantu benshi abasengera abantu benshi cyane nk'ibihumbi na bingahe Nyarugenge rwuriya muri Hoziyana imbere nabaga mu Gitega muri Hoziyana wa mugani wawe naho rero hari ahantu ntabwo wabona
ngaho rero muri hoziyana se mwana ubu urafashwa si ugiye kumva niho hantu indimi z'umuriro si cyeza nta n'ahandi hantu ndasize izi ngo vuga iz'umuriro ntabwo mvuga indimi ntabwo yabivuga umunyamwuka ntabwo bana nyagasani ntabwo yabivuga umunyamwuga kandi Claude yaravuze ngo wamuriki ntafunga mazeta bire kandi uriya nawe ni umwadeperi ari we si ari we buriya bari baramugize buriya utuvuta twe baradufunguye cyangwa ntabwo ari kuri ari ukudufungura bafashe agapfundikizo k'amavuta basuka mu mazi bafungura iki amavuta yayo Karine yumva umva kandi wowe wabyemeye ariko kumenya ubwenge bwinshi ntabwo ari kwiga nese niwe bakopezaga twagufasha niwe wari ntabwo wewe impamvu wangaga sinzi telefone hari telefone yo gusana itari tuzi mu maso urasinziriye impamvu haracyariho kamera kandi Rosette basiko ni ukuri yitonda nicyo kintu kijya Munaritonda. sibyo Munaritonda serious bana nyagasani icyo usaba baguhe baguhe magayi ko se mwana baguhe ese nawe jyaho ni kamera bagufa oya nuko nari nabuze ahantu ho kunyura ukarya ibishyimbo yari ibishyimbo bwa mbere duhuye mu buzima yego ntabwo ajya kurya ibishyimbo Wanyari ari mu cyaro sha yatinye kuba oya ahubwo mu rugo barabikunda ariko njyewe oya ntibikunda mu rugo umusaza gusa muze akunda ibishyimbo none se urega nta musaza utabirya abandi arabivuze akunda ibishyimbo umwana we nawe akunda ibishyimbo baba baraguhahamuye ngo oya nuko badakunda ibintu by'amasosho media nzamukamera ntabwo babikunda njyewe ubyanga ubikunda ntabwo njye ngiye mwemere kumuvuga inde jize jiwani azaguhonda barabikunda mu rugo ahubwo njye sinzi impamvu njyewe ibishyimbo wapi na nyoko bwo kugira ibishyimbo ibishyimbo hari umukecuru se utakunda ibishyimbo kugira ngo ni umukecuru uzi nk'ibi biryo mama wanjye abirebye yavuga ngo birimo intungamubiri ko ni roge iyi ni roge rwose roge amazi ni utuntu tudafasha ushyizemo udushyimbo byibura byaba bifasha ariko abantu bize ibintu bya nutrition niko bamera nyine umuntu uzi ibintu oya asanzemo indagara ntabwo yagusaba ibishyimbo ahita abona ko ari ibiryo ariko nyine ngo kugira ngo bifate mu nda hagomba kuba harimo ibishyimbo ariko ibishyimbo byanze vuba njyewe nta nubwo mbere nigeze kubikunda nk'igihe gito ngeze i Kigali mwana ese wageze i Kigali ryari kera cyane niza ni Kigali neza wageze bavuga ngo mu cyaro iri iwacu nkagira ngo avuye musibesha we narahize iwacu tuba bakeneye dusubira mu cyaro wise i Kigali unyumza gusubirayo urongera ko nanabyizeye niko twabaye ikiriza oya byizere narahize imyaka 3 turakubitwa dusubirayo nta muntu uva mu majyepfo ngo asubireyo nasubiye asa rimwe n'akavarize k'umukara kandi niba ari kanditseho ni Jimmy hari kingi ni igikapu ashaka noneho nanjye mbonye ikintu mbarusha kingi ni igikapu cya gikapu bahekaga gutya kizamuye kirimo ubururu cyangwa k'umutuku oya ni varisi ya kingi ba yajyaga imibare tujya muri tronco mesizo twajyana najyanye bivuye Kenya ntabwo wanyishimiye nagiye muri segonderi njyanye ibintu zihenze baranayinyiba ntahanze wagendaga kwiratisha wagiye kwiratisha nyine wagiye ugiye kwiratisha ubu ntabwo ukiriyo reka nkubwire ntabwo ari byiza gutukana ako ndi inzanga muraturanye n'inzanga turi kuvuga ikiganiro twese tukajya mu oya ariya amavuta ni ukuri ntabwo nayumvisha amavuta y'umupasiteri kwa kundi bavuga ngo pasiteri afite amavuta aya kurote rero barayafunguye mwavugaga ya kurote ko yafunguye wowe ntabwo ari yafunguye wari uri warugirwa muri Amerika none twatuvuye mu Rwanda donc aho ngaho sinari nahumvishe niho ntari numvishe muvuga amavuta ariko sinamenya ibyabaye before ayo mavuta wivugiye ngo nadafungurwa aho niho ntari numvise urumva twebwe iwacu ni Gatagara hariya hirya ku mukingo noneho twasubiyeyo sha twasubiyeyo
ijya ese kwa ubundi mbere video mwakoze mujyayo ko nabonye ari mu mujyi naho ngo batuye ku muhanda kandi gatagara nta hantu uca n'ubundi uvuye kugira ngo tugere hariya ku mujyi twaciye inzira z'inzitane ni urugendo rw'Abayisiraheli n'ingazi ya indi ifunganye wajya ugira ngo uzi uvuga yego mani ja wenda gusigaza n'ijya ya indi ifunganye wumva bajya bavuga ariko twayiciye ariko ntabwo twahoze mu cyaro oya twahozeho mwana babyeyi wari twahoze mu cyaro turabakire twahoze n'abasirimu ngo turi abakire ubu ntekereza ubwo bukire twagiraga sheze uteye ubwoba oya salona ngo isi za komanseravi ariko ye mwagiye mweka kwitetera twagiraga sheze tugashyiraho na pero gutya na hano gutya na pe aho ni bidoze mu ntuza muri bidoze mu budodo disi n'abana b'abanyakigali twari abasirimu si mama wazidoderaga na vaze nese Kigali aho nisize aho bakora ni vaze ku meza irimo n'indabo zitari artificiel za maroma gashyiramo iyo amazi yamaraga iminsi 3 muri iyo vaze ya mama yagukubitaga urushyi ukumva utushanya mutarahindura ariko nanjye ndazizi mu rugo izo ndabo zihindura abakecuru barazihindura ziranda noneho twebwe iwacu wagira ngo ni muri Edeni habaga hatonze indabo n'ubu mama umuntu wese uvuye mu Rwanda munzanira uturabo ahantu atuye arakodesha ariko ateye indabo iyo yimutse arakura akajyana arahinga arazihinga yafashe umwanzuro wo kuzishyira mu nzu kuzitera mu nzu ngo haza amakuka abafite mwana abakecuru nta mwuka dufite twarapfuye ariko ni tugiye twirara muri jaride ibaze imbeho ugira wayishyize muri jaride tubona kuka narara nkanuye bugacya n'undi ubwo siraba ngiye kuryama ntabwo ukuntu ngira imbeho we ariko ibyo bintu by'indabo nta rugo abantu batabigize ubwo bisugo abantu babyara ni abanyuma y'ejo bundi muri za 2000 urwo rugo se rubaho ubwo abantu bubatse ariho muri 2000 bombi oya ndi kuvuga abana bavutse muri 2000 nibo batazi ibyo bintu by'amaroma bazi nyine jaride yabo bazi jaride ashobora kuba babizi baba bateye imbere ariko ari bubakoresheje komansera narone baraziguma komansera birazizi ntabwo uraseka ngo wegere imbere gutya umusego ujyanane nawe oya ntabwo ntazo nabaye muzakomansera ariko ndazizi urazumva ubwo ntabwo ndazumva ariko ako zari nziza twayiguze twagiye Chimpizi twabyasha ngo Chimpizi nyine Chimpizi Chimpizi waniye ntabwo nuwe icyo mwari muturanye mu buryo kubivuga ujya Chimpizi abantu bose amakuru ya hano Chimpizi noneho mwese tukaguze nese hari ahantu bumva ko ari ku mugezi umva ngo haba wumva nese ubusizi Kinyarwanda ngeze kugira wowe twakubaza ntabwo ibyo byose wabyiga mu umuntu ishuri uticaye muri komansera Chimpizi cyangwa kuri uzi ko vaze ubu ngubu ushatse no kwiyamamaza kuba umudepite ntabwo banagutora hari ibintu tujuje wagiye kuvomera mu karobasi ntabwo rigeze mvoma ikibazo cyawe kiranakomeye ntabwo nanakigaho nkagishaka nkakibura ntabwo navunitse urumva abana twiganaga wamwemvitaga gusura nk'aho iwanyu mwakoresheje habaye ikirori nta kirori ariko twe twaguze intebe kandi abana bameze nk'abaguze televiziyo uyu munsi tugura televiziyo kandi ntabwo irenze sharupe yindi rwose za kera zari zimeze kangana zarebaga ahanini zari na ntoya ya televiziyo nyirebeyemo nareba ubu ngubu warebeye se muri ntuza muri zimwe ntoya uzirebemo wowe urebe ko urebe ko ugaragara yaba yageze matesi ni kwanga ariko utari smart ngo noneho ukuntu yashyiraho kuri umuntu yiriraga inzu azenguruka inzu yose ashaka ahari network televiziyo y'u Rwanda yanze gufata yanze harimo amashanyarazi amashanyarazi twarebaga Burundi ko mwegereye akaga ujyana Ruhango yageraga twe twarebaga Burundi kugira ngo uzabone Rwanda ahubwo byabaga ari ikibazo twarebaga televiziyo Burundi niba utari muvuga rero bimeze kimwe njye nize mu Ruhango kandi barayifata Ruhango
ndangaburezi no muri aparode hose niyo mpamvu ubwenge atari bwinshi njyewe nize muri Esipanya cyakora ntabwo nabakundaga tapu atapu basimaga abadive warasibaga isabato n'uburyo akabemba akabemba urakazi kabemba ni agaki sosi y'ubunyobwa sa wongera useke oya numvaga nkumva ariko ntabwo narinzi ngo ni iki ariko iyo ni terime y'abanyeshuri nanjye nyaga kari mu banyeshuri akabemba n'ak'abanyeshuri ariko nanjye nabimenye nagukopeje nyine wabyigisha gukoperaga mu rugo ntabwo twakundaga ubunyobwa ikigo ko harimo no gukoperana ntabwo twarya ubunyobwa ngo menye ngo uranyarangana narakopera keretse muri masters oya bachelor bachelor turanganya masters nawe murayifite turede ngo kanari kavuge make nawe ese ntabifite arigiye kugira ngo urisuzuguye genda kuyiga cyakora uri hafi kuyiga ndayibona masters murayifite ntabyo wari uzi nabazaga ariko ko nta cyizere yigirira uyu nguyu oya nawe ndiho mbaza kugira ngo numve ibyo ari byo mwese mureke dusezera abantu rero baratwirukanye murabe mubibona murabe yasuhuje atangira agiye no gusezera sibyo wowe wadusezere cyangwa ndahaze mumpe naho kuryama ni ukuri nta kibazo biremewe Sheri ngo musezera abantu batangiye sinzi ibintu mwamvuze ntari mubivuge musezera ntabwo wasobanuye impamvu unanutse ni ugukura serious ndaragukambuye ino ni ikintu kibabaje ukuntu byibuha ubwo se ntacyo wumvamo ndaragukambuye nyine uri buvuge neza mu kinyarwanda cyumvikana agakoma ubutetse nijoro agakoma urakanywa ndakanga rero cyagiye wari gufashwa n'ibintu kiriya gihe nari ndi gukora muri expo kandi iminsi bakuzinduka nkirirwayo kandi ibiryo byabo byari byarananiye biriya biryo biba birimo ivumbi si n'ivumbi gusa bituma nta bwenge ugira ubundi iyo busanga bwarahugaga wahita gushiduka uri umeze nk'uri mu nyanja waterera nzaguha ubwenge ubwo turabungana guys nshimiye abantu badusuye uko ni uguhaga utagira ngo ashonje yabivuga nshimiye abantu badusuye bakanadutekera urumva twafatanye niwe muntu wa kabiri muri inzu utetse ubugari wumva atari watetse kuko ubugari ni ibintu byanyihishe ikibazo kiba muri ino karitsiye ntabwo nabirarira ejo mutazantumira ngo mbatekere ubugari bikananira nta bugari nzi ejo mpinga atazambwira ngo nuteke bikanga ishwe ntabwo watetse isosi iryoshye merci bimwe birango nyine byumvikana ntabwo ari ubunyobwa bw'ubunyobwa gusa yaba ari njye wabitetse oya twe twashakaga Karine urabizi kurusha Karine ngiye keka mpuye na Junior nabonye babeshya ibintu ntabwo yatubeshye uzi ko ziriya nyama zari zihiye abantu bose bazi ko zitari zihiye kandi iriya nyama ni inyama ya ziryoshye cyane ya fe meza ziryoshye cyane mbara inyama ya feri urayizi avuze fire ngiye kuzana ibintu by'abantu bakuru ubwo atangiye kuzana ibintu by'igendere ife ahubwo abaho umushishito abana cyangwa se kwanya ukuntu ukuntu twanyuka twarazicuruje eferi twacuruje inyama ndazizi nzi ubwoko bwose n'amazina umushishito se ubaho ubaho nawe aho ukuntu ari utekereje gusa cyane ukuri kose izo zose nta n'imwe uzagenda usabe ngo ife njyewe nziroti ariko nawe bagu bimeze ite muri busheri bararakaye nziroti baba bayiriye ni nk'uko wavuga ngo kakandi kaba mu nkoko harya bakita gake nyine ni inyama imwe ifatisha feri
siko ni akaguru se ni mu kaguru nyine ahantu bayikura kwita kwa hano hejuru hari ahantu manza ngomba kuryawe ngo turimo aho gira feri ujye imana kuporombo gare ya hepfo cyamureke kuvuga inyama nashaka kurya nanone rwose buriya nurakata ziribu araza kubwira abantu ngo ugiye inyama naraziritse yatubwiye ko umugati yawuretse kandi yawuriye mu gitondo narawugabanyije ntabwo kuri kamera byemewe jamana jewe nzashyiraho amatangazo kugira ngo mwemere kuko mwemere munsi muradusengera mutubwire amakuru y'ijoro murakoze haleluya sibyo turabasengera ra tubwire amakuru y'ijoro nta kintu ntabwo mbona n'inyoni warabona sheri burya nk'igihe gucira akaruru nabonaga mbere shawe urabona wabona wowe uzibwa igihe aherukira nko kubona dukiri mu bwinde nyine bwasenga hari mu mwuka uri mu ubwo nubwo yagushakaga maze kubona yaragarambye nta mubiri ndasengera ntabwo arimo yarabizi ko mari njye ntabwo hari ibintu ntajya nsengera ibintu weretswe ntibisengera njya nsengera rwose ku bintu nk'ibi ngaho mubeho turahaze kandi iyo umuntu ahaze araryama tubabarire rwose yibwemo ikaze na karibu mwakoze kutwakira muri abantu ari friendly muri abantu beza arabeshya ntajya arira ntabeshye na proposal yanjye yapfuye ubusa bazakwishyura proposal yari isekeje kuko naramubwiye namubajije ngo iyi mpeta ni iyanjye aha nahese namaze ni iyanjye murambeshya ariko mwongera nkamusubirisha kuri kumbeshya na romantike nayo yari itangira ntayo nyuma nza gutekerezaho nirebye nsanga nambaye impeta ndavuze ngo bya bindi byari byo ntabwo nyine ako kanya byaje numvaga ari kumbeshya yewe mba nazi ziri mu cyumba aba yanze kuzogesha ibyombo yewe ubwo njyewe noneho ntabwo ari n'imyembo gusa da ngeze kuba n'amanuza iyo ndi mu rugo mwakoze imana ibahomugisha urazikuramo nkunda kuzikuramo kuko iyo ndyamye zirange rero nzikuramo nka nijoro narabyibushye reba ngenzi n'iyindi yaratakaye ugira utya zikavamo nanjye nta kintu da irihindukira nta hantu ifasha irahafashe ku mutima we ifite ahantu ifashe rati mwakoze imana ibaha umugisha twakira kutuzimanira imana ihe ururogo akebo gahoramo ifu amen turabishimye amen natwe rero kuri iryo twinizi nakagaruka ariko mukore subscribe hano muhagume ni ukuri mukora ibintu byiza genda bireba akantu kamfashije cyane ya rutine cyane cyane muri dushe ari gatanga handi hantu hagufasha neza kurya simbizi koga nicyo nari koga ni gute utabize nagoga kuriya kuntu dufite indi twigishirizaho abantu bakuru gusa uko wamasapu patina wawe mureka joining oya izaba iri shade ku buryo umuntu ayibona nuko tuzatangira kuyapudetinga tuzadukorera twerigisha abantu ukuntu baca impaka oya apana bya bintu bya bintu byaba umuturanyi wanyu ahubwo wenda n'urugero nk'umupatina we yavunitse ukuntu kuko siyaguye ko mfite ubanya bwinshi ko namurwaje ufite inararirwaje ariko bizaba bitandukanye bizajya bitarimo amajwi ari umuziki wa relax ku buryo yigisha gusa nuko maze nkiyumve gukora siporo hari video twakoze tugiye gutangira ngo mbyuke mereze neza okay thank you guys mwakoze imana ibamugisha turashimira abashyitsi badusuye n'ukuri turabashimiye cyane kandi turabishimiye turagaruka naho uzagaruka bagiye kwigisha umuntu koga uzarohama ku munsi wa mbere imana izamukoremo amen bye yeah so I have to cook because we love to die in the hunger so here in the village they use this food so maybe I can go this way. Jesus, so
is my first time